turabashuje mwese abadukurikira kuri iyi chaîne dushimira bamaze gukora subscribe tunasaba namwe batarakora subscribe rwose karibu muri uyu muryango wacu mukore subscribe kugira ngo mujye murushaho kubona ibiganiro byacu. Inkuru y'inyamakuru inyarwanda.com ivuga ko Dr Sabi yinjiye mu busizi ahura na Murekatete mu gisigo cyiswe Arubatse. Nsabimana Eric wamamaye nka Dr Sabi, umuhanzi uzwi cyane mu rwego rwa sinema, yatangiye urugendo rushya mu busizi ubwo yafatanyaga n'umusizi Murekatete mu gisigo cyiswe Arubatse. Iki gisigo gishingiye ku nkuru mpamo y'umugabo wubatse ariko ashaka gutereta inkumi akoresheje amaco y'inda. Ubusizi ni uburyo bwo gutambutsa ubutumwa, ibitekerezo cyangwa amarangamutima hifashishijwe imivugo, amagambo arambuye kandi atetse ku buryo bw'umuco. Ni uburyo bwo kugaragaza ibitekerezo mu buryo bw'imvugo ishushanya, ikigisha, ikanasesengura ibibazo by'ubuzima, umuryango n'imibanire y'abantu mu muryango nyarwanda. Mu kiganiro na Inyarwanda, umusizi Murekatete yaragize ati ngaho nyarukurebe usangize n'abandi, burya ni umusanzu mu busizi nyarwanda. Arubatse ni igisigo kivuga ku buzima bw'umuryango, gishingiye ku nkuru mpamo y'umugabo wubatse abigira ibanga ariko agashaka gutereta inkumi akoresheje amaco y'inda. Murekatete yasobanuye inkuru y'umugabo waterese umukobwa akamukundisha umutima we wose ariko atamubwiye ko yubatse. Yakomeje kumusaba urukundo ariko igihe umukobwa abwiwe ko yubatse yamubwiye ko aho yubatse habuze ubuzima. Ibi byabaje umukobwa ariko yaramaze kumukunda, ariko yamusobanuriye ko ibibazo byose byo mu rugo bidakemurwa no gutesha abandi umutwe kandi ko atabereye kubakira abasenye. Ku mpamvu yahisemo gukorana na Dr Sabi, Murekatete yaravuze ati Dr Sabi ni umuhanzi ufite impano n'ubuhanga, ukora ibihangano bisetsa ariko bikanigisha. Twashimishijwe n'ubutumwa twagombaga gutambutsa mu gisigo Arubatse, ndetse byinshi akora bisiga ubutumwa bwubaka umuryango nyarwanda. Uyu mwanya ugaragaza intangiriro y'urugendo rwa Dr Sabi mu busizi, aho agamije gutanga ubutumwa butandukanye bushingiye ku muco, umuryango n'ubuzima nyarwanda. Ubusizi bufasha abantu gusobanukirwa ibibazo by'ubuzima bwabo, bukubaka umuryango no kumenya agaciro k'ubutumwa bwiza mu mibanire y'abantu.